niba utari umunyamasengesho wikwirirwa wumva ibyo mvuga, wikwirirwa utekereza ko ibingibi bikureba. Ibi bireba umuntu usenga kandi agasenga by'ukuri ahamije. Ibi bireba umuntu usenga, ntabwo bireba pasiteri, ntibireba archidikoni, ntibireba mwarimu, ntibireba musenyeri, ntibireba undi muntu uwo ari we wese. Ibi ngibi bireba umuntu w'umunyamasengesho, nta wundi muntu bireba umunyamasengesho. Niba pasiteri ari umunyamasengesho biramureba, archidikoni niba ari umunyamasengesho biramureba, musenyeri niba ari umunyamasengesho biramureba, mwarimu niba ari umunyamasengesho biramureba. Umuntu wese uzi ko ari umunyamasengesho, nanjye birandeba, kuko nanjye ndi umunyamasengesho. Umuntu utari umunyamasengesho nyabuna, dore nongere nkubwire, reka nze mbyandike hano hasi, ntabwo umuntu utari umunyamasengesho ntabwo yemerewe kureba ino video. Iyi video igenewe abantu basenga gusa. Imana rero itugire neza. Reka ntangire mwiyumvire. Turabasuhuje mwese abakurikiye Kirunakizwe, twongera kubabwira ngo ubukire butagira agakiza ntacyo buba bumaze, nta mumaro. Uyu mwanya rero tuje kubabwira ibintu 5 tugiye gusengera muri iyi minsi, kandi ibyo bintu 5 nubwo tugiye kubisengera mwe kugira ngo ni ibintu byoroshe, bizabasaba kwiyiriza ubusa, bibasabe gufata ibihe bigoye ndetse cyane, bibasabe ndetse no gushakisha ibintu umwami ashima kugira ngo wenda turebe ko yakorosha imisonga, ibintu bikagenda neza. Mu bintu rero tugomba gusengera, ibi bintu 5 ntibizabure, kandi ni iby'ingenzi cyane muri diocese yacu, kubera ko bamwe bari gupfa kubivuga uko babonye, abandi bakavuga uko babonye. Ngira ngo mbabwire ko diocese yacu kuva uwari uyoboye yegura, n'abandi basenyeri bakemeza iby'ubwegure bwe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyabaye cyangwa se ingaruka z'intambara zasize, intambara ziriya ni intambara zabaye, ingaruka zabyo nizo tugiye kureba, kugira ngo dusenge Imana nibiba ngombwa ibidukize, ibidukureho. Icyambere tugomba gusengera mu maguru masha, gusengera ubwumvikane mu bayobozi, abasha n'abasanzwemo, kugira ngo ibintu bigende neza. Ngira ngo hari abashasha bazaza mu buyobozi muri diocese, hari abasanzwemo nabo bazaba barimo. Ibyo ngibyo tugiye kubisengera, kubera ko tutabisengeye muri abo bayobozi bose, hari abari ku ruhande rwa runaka n'abari ku ruhande rwa runaka. Reka twirinde kuvuga amazina y'abantu, kuko abantu benshi nabonye batabikunda, ariko muzi gutukana we, ariko Imana yababarire. Ngira ngo niba uri umupasiteri cyangwa se uri umuntu ukorera Imana ukaba wirirwa ubunzi ibitutsi, nawe ufite icyo uzahembwa. Gusengera abantu b'abayobozi, erega n'ubundi twebwe abo hasi ntacyo tuba dutwaye, mwebwe abo hejuru ni mwe mubizana byose, mugapfa ibintu by'ubusabusa, kandi muba muzi ko n'ayo maturo tuba twatanze tuba twisha kuya. Hari ababa bakomerekeyemo nanga bagize ute, urumva biba bigoranye cyane. Turimo rero kuvuga ngo abayobozi cyangwa se bagiye kuza cyangwa se bari basanzwemo kubasengera, kubera ko bamwe bari ku ruhande rwa runaka n'abandi bari ku ruhande rwa runaka. So ibyo bintu bibiri bigiye guhurira mu kazi kamwe, bigiye guhurira ibyo bihanga bibiri bigiye guhurira mu nkoni imwe. Reka twe kuvuga ibihanga, kuko ibihanga byo tayari byamaze gutandukanwa, ahubwo amafoto yabyo agiye guhurira mu nzu imwe. Ndatekereza ko bitazoroha cyane. Ubwo rero mu bintu dusengera, icyo kintu kizemo, ndatekereza abanyamasengesho nibo ndi kubwira. Ubu utari umunyamasengesho hita uhagarikira ahangaha kureba iyi video. Ntabwo bisaba ibintu, harimo ibyo udakwiriye kumva rwose, harimo n'ibitakureba. Ubwo rero abari bari ku ruhande rwa runaka n'abari bari ku ruhande rwa runaka, kuko ndabazi abenshi, bamwe bari ku ruhande rwa runaka abandi bari ku ruhande rwa runaka, ndabizi. None rero bagiye kongera guhurizwa mu nzu imwe. Ubwo rero ukumva wa muriro ntabwo wazimye, ahubwo barawuvumbitse. So birasaba ngo abantu dusenge. Niba utari umunyamasengesho ibintu bikureba, ariko niba uri umunyamasengesho pfukama aho ugeze, pfukama aho uri, cyangwa se ushaka ahantu ujya kwihengeka ubisengere, iki kintu
kizaturika, kizaba ari ikintu kiremereye cyane. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo tubisengere Imana itesha agaciro ibyishira hejuru, ikubite hasi imigambi y'umwanzi mu izina rya Yesu. Icya kabiri, guhindura cyangwa kugumana ubuyobozi. Birashoboka ko runaka yashobora kuba yareguye cyangwa se yaregujwe, reka nkoresha izo mvugo zombi, ariko nanone birashoboka ko amakosa ashobora kutamuhama akagaruka, kuko numvaga bavuga ngo bagiye kubijyamo ngo basuzume barebe. Agarutse byaba ari ikibazo gikomeye. Ibyiza ni uko yakwikomereza akazi ke agakomeza imirimo ye, kuko kugaruka ntacyo byamufasha. Ni inama mugiriye ngewe nk'umuntu uri hanze, ngiye ko mba ndi n'uwo hasi nta nicyo biba bimbwiye. Ariko guhindura cyangwa kugumana ubuyobozi, icyo kintu nacyo mu gisengere Satani atazadomekamo akantu bakatuzanira umuyobozi udakijijwe. Musenge, kuko ni amaso y'abantu barobanura. Musenge bazabe bari kumwe n'Imana, kandi uwo bazazana wese musenge kugira ngo azabe akijijwe, yumva Imana neza, yumva Imana neza. Imana itugirire neza. Guhindura cyangwa kugumana ubuyobozi, icyo kintu mu gisengere kugira ngo Imana izatugirire neza. Icya gatatu, gusengera insengero zirimo kubakwa. Buriya hari insengero zirimo kubakwa kandi amafaranga zayakuraga mu bantu, mu bakristo, ndetse bakagenda bakoresha n'ibiterane hirya no hino, bagatumira ubwo buyobozi bwa diyoseze, bamwe bakabafasha abandi bakagira uko biyeranja. Ibyo bintu mu bisengere, kuko insengero zirimo kubakwa zifite ikibazo gikomeye. Mu bisengere kugira ngo abayobozi bazajyaho cyangwa se abazasubiraho, izo mvugo zombi ndazikoresha kuko numvise kuvuga ko hari abazavaho cyangwa hari abazajyaho mu byumva nabi cyane, hari mugira ngo nimwe mba ndi kuvuga. Kuba hari ubuyobozi buzavaho cyangwa se buzasubiraho cyangwa se buzajyaho, reka tubivuge gutyo, izo mvugo zose kugira ngo ari abazavaho n'abazajyaho mwiyumvemo, ntawe mvanyeho ntawe nshizeho. Birasaba ko insengero zirimo kubakwa rwose muzisengere pe, kuko zifite ikibazo gikomeye cyane. Ariko nta byacitse, kuko baradutekerereje, reka bari ko mbivuga, baravuga bati ikidukwiriye ni uko baduhereza umuntu wo kuba aragiye intama z'inaha ngaha, intama zo muri aka gace kacu, akaba ziragiye nyine nuko. Ubwo rero niba utari umunyamasengesho, ibi ntibikureba, ibi bireba abanyamasengesho gusa. Insengero zirimo kubakwa muzisengere, kuko n'abakristo bumvishe ngo abantu bari kuryana kandi bari kububakira insengero, wumva ko abakristo bacika intege. Bumvise ngo abantu bari kuryana kandi amaturo babaha ariyo abafasha umurimo w'Imana, urumva ko abakristo bacika intege. Bityo rero musengere insengero ziri kubakwa, kuko zo amaturo yo nta kibazo, ibintu biri kugenda neza. Ariko insengero zirimo kubakwa muzisengere kugira ngo Imana ikore akazi nk'uko yabivuze. Cya kane, gusaba Imana ikagusha neza intama zumvise ibyabaye zikiheba. Hari abakristo cyangwa se reka twikoresheje zambi intama, niryo abantu bakunze gukoresha, nanjye nkunda kurikoresha. Intama zumvise ko abashumba bari kuryana, umushumba mukuru akaryana n'abashumba batoya, abashumba bato bakaryana n'umushumba mukuru. Noneho nikigeretse kuri ibyo, bamwe bari ku ruhande rumwe abandi bari ku rundi. Izi ntama munyamasengesho zisengere, kuko kumva ibyabaye, izi ntama zumvise ibyabaye zikiheba, zigahangayika kubera bari bakunze itorero, bakumva ritangiye kuzamo parapara. Ibi mugomba kubisengera kugira ngo Imana igushe neza imitima y'intama, kuko niwe nyiri umukumbi, niwe nyiri intama, niwe nyiri itorero. Agushe neza abana be mu izina rya Yesu. Cya gatanu kumenya gikomera, nyivuge se ariko reka nyivuge ikiba kibe n'akazi kabo. Gusengera biro ya diyoseze ikazabamo abantu bakijijwe. Ubwo bagiye kumbaza ngo mbese ngo abantu barimo ngo ntibari bakijijwe. Bari bakijijwe,
bari bakijijwe, niyo mpamvu byagarukiye hafi yo muba mudakijijwe kiba byarakomeje bikagera n'ahandi, ariko impamvu byagarukiye hafi ni uko mwari mukijijwe, hari harimo abantu bakijijwe. Gusengera biro ya diyoseze ikazabamo abantu bakijijwe, akazamo abantu bakijijwe gusa, abantu bakijijwe akaba ari bo baba muri biro ya diyoseze. Umuntu udakijijwe Imana ikamwegezayo, cyangwa se akaba kure y'ibiro bya diyoseze akajya kuba ahandi, ariko umuntu ukijijwe Imana igakora ibishoboka byose ikamwegereza ibiro, kuko niwe uzashobora gukora ibyo Imana ishaka. Ngayo nguko bakozi b'Imana, ngaho rero amavi ni ayanyu, kakarago mupfukamaho musenga nako ni akanyu, agakeka umuntu udukeka nitwo musige mupfukamaho, abapfukama ku makaro bayapfukameho, abapfukama ku mbaho bapfukame, abapfukama ku masima, abapfukama ku butaka nka buriya bwo kwanuza nabo bapfukame. Ubwo rero nizere ko mugiye gusengera ibintu bitanu: guhindura cyangwa kugumana ubuyobozi, icyo ni icya mbere; gusengera ubwumvikane mu bayobozi, ndavuga abasha n'abasanzwemo, kuko impamvu mugomba gusengera ubuyobozi bwose kugeza ku wo hasi ni uko bamwe bari bari ku ruhande rwa runaka, abandi bakaba ku ruhande rwa runaka. Ibyo rero tugomba kubisengera kugira ngo inzego zikorane neza. Gusengera insengero zirimo kubakwa zifite akaga kubera ko intama zimwe zatangiye guhahamuka. Icya kane, gusaba Imana ikagusha neza intama, Imana igushe neza intama zatangiye guhahamuka, zimwe zatangiye gutoroka, izatorotse nizigaruke nyabuna, Uwiteka Nyiringabo azigarure. Hanyuma icya gatanu, gusengera biro ya diyoseze ikazabamo abantu bakijijwe neza, kandi nyuma gusa bagakizwa no mu mitima no mu bitekerezo, bakaba ari abantu bari smart imbere y'Uwiteka. Hanyuma rero ikindi nababwira ni ugusengera Kirunakire. nayo ifite ibibazo muri iyi minsi, aho mvugiye inkuru za diyoseze kabisa, mfite ikibazo gikomeye, ariko ndatekereza ko Uwiteka azabigenza neza. Niba atari ibyo kuzarama, Uwiteka ntabwo yabyemerera kubaho, ariko niba hari icyo bimaze, Uwiteka nabireke bikure bijye juru. Murakoze.